Yangwa ikaze kuri Byikorere, ndagushimira ko wamaze gukora subscribe. Nawe niba utarakora subscribe wakanda subscribe kugira ngo tujye turushaho kubana muri video zacu za buri munsi. Uyu munsi ngiye kwereka ukuntu wohereza file cyangwa se document mu gihe ufite file ifite document nyinshi, wenda nko guhera kuri megabyte 50 gigabyte se runaka. Ngiye kwereka ukuntu ushobora kuzoherereza umuntu akazirisivinga udakoresheje space yo kuri email. Ni ibintu byoroshye cyane. Ujyanga kuri wandika WeTransfer, and then kuri WeTransfer ukazaho hano nibigombera creating account. Uhituza hano iyo web yifunguye, no, I just wanna send file. Yes, iyo bagwaye kari tuyaranse ndetse ngo I just wanna send file, and then ukaza ngaho ukandika email wifuza koherezaho document. Kanandika wenda ngingi ni yanike 120@gmail.com. warangiza ukaza ukashiraho title, wenda iyo file wenda tuyite okay. Na uploading title itayizanaho bitewe na file wa uploadings. Ahangaha ni huza hano kuri kano kantu, klikaho hano ka uploading file wifuza kohereza. Reka wenda nshiremo file yose waba wifuza kohereza, size yaba ifite niyo yaba ari gigabyte zingahe irayohereza. Hanyuma iyo umaze kuya-uploadingamo gutya, imaze kujyamo, icyo ukora ni message wifuza kumubwira, wenda this is sample file from WeTransfer, and then ukatukanda kuri send. Bahita bakoresha verification code, ukatuza kuri Gmail yawe, ya email washizemo igiye kohereza yo hasi, baguha code. Iyi code uraza ukayikopia, and then wamara kuyikopia ukaza ukayipestingamo hano, ukaverifyinga. Wamara kuverifyinga, file yawe itangira gucountinga ko igiye kuba sended. Ni file imwe ntabwo iremereye, ariko wabikora up kugeza kuri gigabyte duva ari 50, niba ariko ni 50 kuko file wohereza kuri email ntabwo wabyohereza ngo bigenda, ariko iyo ukoresheje ino WeTransfer irabyihutisha, file iragenda kandi bikihuta. Ni ibintu biba byoroshye bikoreshwa kandi biri nyine cyane, byihutisha ibintu nyine bikagenda neza. Hanyuma reka ngaruke ngaha nko kuri nuza yanjye, urabona ko WeTransfer disivinze ya video iturutse kuri WeTransfer. Rero ni gutyo bikora bikagenda neza. Thank you so much. Niba utarakora subscribe wakanda subscribe kugira ngo tuze kubonana mu zindi video. Urabona anga isa nk'inyeretse ko itagiye, ariko already yamaze kugenda. Wabonye ko na receiving kuri ya nuza yindi yamaze kugenda. So thank you. Kora subscribe, like, share na comment kugira ngo tujye dukomeza kubana hano kuri Byikorere TV.